Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Niba uri mushya kanda subscribe, ukore no kunzugira kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment, byose ni ingenzi ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha. Haba kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina dukoresha namwe Rubavu Real Estate. Ese waba ufite icyifuzo cyo kubaka muri Musanze ahantu heza muri quartier nziza nk'iyi muri VIP neighborhood, harimo amakadatere meza nandi ari kubakwamo ahantu heza nk'aha, twahakuzaniye Rubavu Buy and Sell Limited, tugufitiye sure deal. Urabona ko ntutse ku muhanda, ni metero nkeya kugira ngo ujye ku muhanda wa kaburimbo. Iyi quartier turimo ni nziza cyane, ni mu Kizungu. Aha ni mu Kizungu, ni heza cyane, ni mu karere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, akagari ka Ruhengeri. Twabafitiye ikibanza. Mbere yuko nkomeza, niba uri mushya wibuke gukanda subscribe, kuri no kunzugira tujye tubana buri munsi. Dushimira namwe mwese mwakoze subscribe, mwarakoze cyane. Abantu muduteze yombi muri mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mukomeze mugubwe neza, mukomeze muba amahoro. Tunashimira abantu mwese mutwereka inkunga yo kudukurikira. Iki kibanza rero ngiye kukibajyanamo nyibereke, ni kibanza gikorutiriye, ikibanza kirimo inzu ishaje ariko gifite autorisation, wahagura uhita uwubaka. Gikorutiriye hakoreshejwe amatafari ahiye, byose ngiye kubibereka kuri screen yanyu, muraza kubibona. Tujye kwinjiranamo tuharebe. Mwibutsa ko ukeneye ikibanza, ukeneye inzu, ukeneye ahantu heza ho kuba mu karere ka Musanze cyangwa se akarere ka Rubavu, waduhamagara cyangwa twandikira Rubavu Buy and Sell, tukabigufashamo byose kugera birangiye. Ikibanza cyacu rero gifite metero kare 335, kiri ahantu heza muri quartier nziza, ndetse ni quartier igezweho kuko iri kubakwamo nandi mazu, nandi makadastre meza n'ama etage, n'ahantu heza cyane. Ikibanza cyacu tugitangira $65,000, ngiye kuhabajyana mpabereke. Already twahageze, murabona ko nababwira gukira korutiriye hakoreshejwe amatafari ahiye, ngira ngo murabona kuri ekara yanyu. Inzu ishaje nababwiraga iri muri iki kibanza dore niyi, ndetse autorisation nayo irahari, wahagura uhita usenya ukubaka inzu nziza yindi y'inzozi zawe ushaka, kuko autorisation ngira ngo murayibona kuri ekara yanyu dore ngiyi. Ikibanza cyacu ni iki, amazi, ngira ngo robine dore ngiyi hano hepfo, amazi, umuriro nabyo birimo. Amazi yacu dore ngaya hano, umuriro nawo ngira ngo murawubona. Ikibanza cyacu tugitangira $65,000, ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mutation, kandi Rubavu Buy and Sell Limited tukabigufashamo byose kugera birangiye. Ikibanza cyacu ngira ngo mwakibonye, inzu ishaje nayiberetse, wagura uhita usenya uhita wubaka kuko autorisation irahari, ndetse amazi n'umuriro nabiberetse. Iki ni ikibanza gifite metero kare 335, ndetse kirakotiriye nabiberetse nabyo, no kugura uhita uzamura inzu kuko na portail irahari. $65,000, ibyangombwa birahari, ugura uhita ukorerwa mutation. Duhamagare mu mbere twakugeze ku bindi bisobanuro. Ushaka kuhasura, hari ikindi wifuza kubaza, cyangwa se ukeneye izindi services zose zitangwa na Real Estate, Rubavu Buy and Sell Limited turahari kugira ngo tugufashe. Rubavu Buy and Sell Limited ni kampani yonyine ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwizewe bwihuse, ikorera mu ntara y'Iburengerazuba. Office yacu iri muri etage izwi nka etage yo kwa Habibu, dukorera muri floor ya mbere. Uhagera uhita ubona ibyapa bya kampani yacu, uhita ubona ahantu dukorera. Ushaka inzu nziza, ushaka ikibanza cyiza kiri ku mazi mu karere ka Musanze, naho ushaka ikibanza cyangwa se inzu nziza, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara tukagufasha. Ushaka apartment nziza yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, watwandikira nabwo tukagufasha. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.